Amapplication 5 yagufasha gukora video neza. Murakaza neza kuri channel yacu ibagezaho ubusesenguzi n'ubumenyi bifasha gukora neza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi turabagezaho application 5 zagufasha gukora video neza ku buryo bwizewe kandi ku buryo bwiza, ku buryo udashobora kuba wahura n'ibihano, ku buryo wakwirinda gukoresha ibintu by'abantu ugakora ibintu byawe bwite. Izi application 5 ni ingenzi kuri wowe, ntuzikazibure na rimwe muri telefone yawe. Somba ikaze, turaza kubereka ama application 5 ashobora gukoresha kuri telefone yawe uko zifashishwa, ndetse tunagire inama ku buryo wakoresha amajwi yawe na subtitle na thumbnail. Niba uri mushya hano, kanda subscribe hanyuma ukande ku kazogera kugira ngo utazacikwa n'indi video nyinshi zigiye zitandukanye tugiye turarebera hamwe mu buryo butandukanye. So mbahaye ikaze rero. Application ya mbere tugiye kuba twarebera hamwe niyo bita CapCut. Iyi CapCut niyo ya mbere, iyi ni imwe mu zikunzwe cyane ku isi yose. CapCut yagufasha gukora video, gushyiramo subtitle, gushyiramo music, gushyiraho sticker, amastika atandukanye n'ama transformation atandukanye. Uramutse ushaka gukora video ifite explanation, ushobora gufata screen recorder ugashyiraho ijwi ryawe bwite risobanura ibyo ureba byose, ukabikorera muri CapCut. Urugero naguha wenda gushobora kuba wakorera muri CapCut. Fata video yawe uvuga uko ukoresha CapCut, werekana option zo gukora wenda kamera cyangwa se zo gukora amashusho atandukanye harimo amafita menshi atandukanye. Shyiramo ijwi ryawe, nurangiza usavinge video yawe. Iyi application izagufasha kuba wayikora. Indi application dushobora kuba twarebera hamwe n'imwe mu zikunzwe cyane yitwa InShot. Application ya kabiri InShot niyo ikoreshwa cyane n'abakora video za YouTube n'amareya ku ma Instagram cyangwa se ama short video. Ifite uburyo bworoshye bwo gukata, guhuza amaklipe, gushyiramo amateste na mastika, kandi InShot iguha amahitamo yo gushyiramo indirimbo zidasaba ama copyright ku buryo wazikoresha n'ahandi henshi hatandukanye. Wenda nk'urugero naguha ushobora kuba wakoresha, tangira werekana uko winjira muri InShot, uko uhitamo video cyangwa amafoto, ukora wenda ufata kuri kamera cyangwa se ushyiramo music. Noneho werekane uburyo ushobora gushyiramo logo yawe cyangwa text hejuru ya video. Ibi byose byongera agaciro kuri content yawe bwite ubikoze neza muri InShot. Twihuze cyane, ndaza kubereka indi application yitwa KineMaster ikunzwe cyane n'abatari bake, niyo ya gatatu. KineMaster irakomeye cyane kuko ikora ibintu byinshi bikomeye. Amareya ifite amareya menshi, ama green, ama voice over n'ibindi byinshi. Niba ushaka gukora video ifite amashusho atandukanye ashirwamo icyarimwe, KineMaster niyo yagufasha kuba wakora izi application, wakoresha iyi KineMaster gukora ama video atandukanye, yaba indirimbo n'ibindi bitandukanye. Kurugero fata clip yawe, werekana ukoresha amareya muri KineMaster, uko wahuza amashusho n'inyandiko, uko washyiramo ijwi ryawe, n'uburyo ushobora gukoresha green igihe ushaka gusimbuza ama background ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi byose bishobora kuba byaguha uburyo ushobora kuba wakoresha wakora video imeze neza. Indi application nawe ya kane yitwa VP Video Editing. Abenshi bayikunda kuko yihuta kandi ifite interface yoroshye cyane ukoresheje VPN. Ushobora gutunganya video nini cyangwa ntoya, gushyiraho subtitle byihuse, ndetse ugashyiraho n'amafilter atandukanye. Iyi ni application nziza cyane udashobora gucika muri telefone yawe. Kurugero naguha iyi application ishobora gukora, erekana ko iyi VPN ikora, ushyiremo clip, ukore unakatinga, ushyiremo n'amajwi yawe cyangwa music. Ikintu cyiza, ntisaba kuba umunyamwuga kuri kuba wayikoresha. Nuba waba utareze waba warize, iyi application iroroshye cyane kuba wayikoresha. Application ya gatanu ishobora kuba nakubwiye niyo bita Canva. Iyi niyo ya gatanu. Nubwo atari video edit mu buryo busanzwe, Canva igufasha gukora thumbnail nziza zigaragara neza kuri thumbnail. Ni kimwe
mu bituma abantu bakanda kuri video yawe ushobora kuba wakora no gukosora cyangwa se ituma abantu uba wayikurura. Kurugero iyo ukoze thumbnail nziza ikurura abantu bagatuma bakaba bafata iyo video yawe bayikirikaho. Iyi Canva rero ifite ama template menshi kandi meza, ishyiraho amafoto yawe, ama test over, abantu bakanda kuri iyo video yawe bakurikije ukuntu wakoze thumbnail nziza ku buryo bugaragara ndetse n'amabara wagiye ukoresha. Urukumva ko ni application ni ingenzi kuri ushobora kuba wayikoresha. Rero turebeye hamwe ama application 5 udashobora kubura hano muri iyi video. Ya mbere twabonye CapCut, ya kabiri tubonye InShot, ya gatatu tubonye KineMaster, yindi tubonye na VPN. Aya application afite muri telefone yawe ntago bisaba kuba akoreshwa muri mashini, ahubwo ufite telefone yawe ushobora kuba wakora video nziza. Rero ushaka kuba wakoresha ama application ashira muri telefone yawe, ntabure niba ukunda kuba wakweditinga ama video, kuba wakoresha TikTok, kuba wakoresha Instagram, kuba ushaka gukora akaririmbo kameze neza. Aya application kwa ratano ntagomba kuba yabura muri telefone yawe, kubera ko aya application ni ingenzi cyane, yagufasha kuba wakora ibintu byinshi muri telefone yawe ubaye uyafite. Nkwibutse ko ama application uya downloadingira kuri Play Store, nta singombwa kugira ngo ugende ahantu baje kuyaguha cyangwa se ujye kuyishyura. Niba ufite phone yawe jya kuri Play Store, hanyuma ukande kuri Play Store udownloadinge application imwe ku yindi, hanyuma izi application ubashe kuba wazikuramo kubera ko ni ingenzi cyane. Niba ushaka iterambere rero ry'aya application cyangwa ukoresha izi application neza, ushaka no gukora original content yawe, wongere watch time kandi wongere abasubscribe, uzasabe monetize ku buryo bworoshe kandi bwizewe, ku buryo utazahora n'ikibazo cya used content cyangwa se dore ko ari kimwe mu bintu byungani bisaba imbaraga nyinshi, cyangwa se mu bintu bituma aba content creator bataba monetization. Ni kimwe mu bintu byatuma utaba monetize uramutse ufite used content. Koresha ama application, ukoreshe ama voice over yawe, ushiremo ibintu byawe bwite, uzemererwa kuba monetization. Niba hari indi application wifuza ko tuvugaho, tubwire hasi muri comment. Tuzibagirwe subscribe na like na share kugira ngo n'abandi badukurikira bazaze batureberaho neza, cyangwa se bazabashe gukora ama video yabo ameze neza. Ndabashimiye cyane kuba warebye iyi video ukayigeza ku musozo. Reka nkwibutse gukora video zawe z'ubwite z'umwimerere, zifite ibirango byawe byujuje original content. Izi application ko ari 5 nyabona ntizikabure muri telefone yawe, kubera ko bizagufasha kuba waba mu content creator wa nyawe, cyangwa se mu kuba wakora music zawe n'ibintu byawe bifite ireme. Ngiye mwari muri kumwe muri iyi video, nitwiragiye Dani. Ntiwibagiwe kandi subscribe mufungure inzogera kugira tuzagira video nimwe igucika. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi bishira hasi muri comment kugira ngo tujye tubasha kuganira no gusabana ku buryo bumwe cyangwa ku buryo butandukanye. So reka duhure mu zindi video rero. Njye ndabakunda cyane, nakagaruka. Hasta la vista.